Yesu Kristo nashimwe, ubwoko bw'Imana, twongeye gushimira Imana kandi muri uyu mwanya mwiza iduhaye wo kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo, ni iby'igiciro cyinshi kugira ngo uyu mwanya twumve icyo Imana itubwira. Ndagira ngo turebe ijambo dusanga mu bacamanza ibice 4 kuva ku murongo wa mbere tugere ku wa 3, ubundi twumve icyo umwuka w'Imana atubwira muri uyu mwanya. Ijambo dusanga mu bacamanza ibice 4 umurongo wa mbere kugera ku wa 3 turasanga amagambo avuga ngo nuko Ehudi amaze gupfa, Abisiraheri bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka. Umurongo wa 2, nicyo cyatumye Uwiteka batanga mu maboko ya Yabini umwami w'i Kanani watwaraga i Hasori, kandi umugaba w'ingabo ze yari Sisera, yari atuye i Hasosheti aho abanyamahanga benshi bari batuye. Umurongo wa 3, Abisiraheri batakambira Uwiteka kuko Yabini yari afite amagare y'ibyuma 900, nuko amara imyaka 20 agirira Abisiraheri nabi cyane. Reka dushimire Imana mbere yo kugira icyo tuganira kuri iri jambo, twumve icyo umwuka w'Imana yaduteguriye kuri ryo. Data wa twese, Imana nyamana, Imana y'urukundo, Imana ihebuje byose gukunda umuntu, turagushimiye muri uyu mwanya mwiza w'iri jambo uduhaye, ijambo dusanga mu bacamanza, ijambo tubonye ritubwira igihe umugaragu wawe Ehudi wari umucamanza w'Abisiraheri yari amaze gupfa, ngo ubwoko bwawe bwarongeye busubira inyuma, ngo bituma n'ukuri ubuteza Yabini wari umwami w'i Kanani, maze arabarwanya abamaza imyaka igera muri 20 yose abababaza, atuma n'ukuri imibabaro yabo iba myinshi, baragutakambira. Natwe turi imbere yawe, turagira ngo uvugane natwe rero muri iri jambo, utumenyeshe icyo dushakaho, duciye bugufi mu mitima yacu, twemerere imbabazi zawe zitugaragareho, maze buri umwe wese uguteze amatwi muri uyu mwanya umumenyeshe icyo umushakaho. Umwuka wawe wera rero rikaba ari wenyine wo kuganza, agenderere buri umwe wese amugireho, maze no kuri Data amuvugishe. Mwami warivugiye ngo uhagaze ku rugi urakomanga, ngo uwo ari wese uzakingura urugi rw'umutima we, uzinjirwe musangire, uzafata ku byo ufite maze umuhereze, maze abashe kurya agubwe neza yishime. Natwe turakwinginze rero ngo buri umwe wese uguteze amatwi muri uyu mwanya umwemerere umutima we ifungukire kugira ngo akwakire, maze umugaburire ibyo waduteguriye abashe kubyakira, yishimire kukumva, yishimire kugutambira, yishimire kuguhindukira, yishimire gukora ibyo ushaka, maze arusheho gukomeza guhimbaza izina ryawe. Ubuntu bwawe nibukomeze bubane natwe, vugana rero na buri umwe wese muri uyu mwanya w'igiciro gikomeye duhaye, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nibwo tugusabye tugushimira, amen. Dushimiye Imana rero kubwira ijambo iduhaye muri aka kanya. Ijambo dusomye dusanze mu bacamanza ibice 4 kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 3. Ndagira ngo dukuremo intego y'ijambo ivuga ngo wisubira mu byaha kuko biteza kugirirwa nabi. Intego tugiye kuganiraho iri muri aya magambo dusomye iravuga ngo wisubira mu byaha kuko biteza kugirirwa nabi. Ahangaha dusanze Abisiraheri bari barageze mu gihugu cy'amasezerano, bari barageze mu gihugu Imana yari yarababwiye ko izabaha, ariko kuko Imana yari yavuze ati ni njyewe uzagumiza kuba Imana yanyu, nta wundi uzansimbura, ibaha amategeko irababwira ati 3 ya mbere yavugaga ku Mana. Itegeko rya mbere ni njyewe Uwiteka, ntihazagire indi mana muzaramya, muzashyira imbere yanjye, ntihazagire igishushanyo kibajwe muzapfukamira. Amategeko 3 ya mbere yavugaga ku Mana, ku buryo umuntu uwo ari wese iyo yayatekerezaga yahitaga avuga ati mbere ya byose icyo Imana idutegeka, icyo Imana idushakaho, icyo Imana iduhamagarira nuko ariyo iba imbere mu bintu byose. Noneho muri ibyo bihe rero ubwo bari mu gihugu cy'isezerano, baramaze kuva mu buretwa bagirirwaga muri Egiputa, barageze mu gihugu cy'i Kanani. Noneho Imana bageraho bakagenda bacika intege, bakagenda bananirwa kuyubaha. Nyuma y'uko Yosuwa yari amaze gutanga, Imana ibategekera kugira ngo nabura bajye bongera kwigarukira, igikoresha abo bitaga abacamanza cyangwa se abacunguzi.
Hano rero twatangiye tubona umucunguzi witwaga Ehudi Imana yakoresheje maze arwanya abarwanyaga ubwoko bwa Isiraheri kandi atoza ubwoko bwa Isiraheri kubaha Imana, maze Imana bayiboneraho umugisha babona amahoro. Ehudi rero ngo amaze gupfa, hano ku bacamanza ibice 4 umurongo wa mbere turabona ijambo ritubwira ngo Abisiraheri bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka. Ni ikintu kibabaje cyane, umuntu warawamenye Imana, umuntu wari wizeye Imana, umuntu wakoranaga n'Imana, ariko yamara kubona uwajyaga amutoza, uwajyaga amwigisha, uwajyaga amukurikirana, agahita yongera agasubira inyuma, bya bindi Imana yanga akongera agasubira kujya kubikora. Ehudi rero amaze gupfa, nk'uwari umucunguzi cyangwa se umucamanza w'Abisiraheri, ngo bongeye basubira inyuma, bajya gukora ibyo Imana yanga. Bituma ng'icyo gihe Uwiteka batanga abashyira mu maboko ya Bini, wari umwami w'i Kanani. Araza arabatwara, abamaza imyaka 20 yose ngo abagirira nabi cyane. Ntabwo yabagiriraga nabi ku buryo bworoshye, yabagiriraga nabi cyane. Umugaba w'ingabo ze cyangwa umutware w'ingabo ze witwaga Sisera, we ngo nta n'imbabazi yajyaga agirira Abisiraheri. Yajyaga bashyiraho igitutu cyinshi, akabakoresha imirimo y'uburetwa, akabababaza. Ibi byose byari byaraturutse kuko batumviraga Imana. Ibi kandi usanga mu buzima bwa muntu bisa nkaho byaba ari nk'ikintu gisanzwe cyangwa se ikintu umuntu wese atakishimira, kuko iyo umuntu arebye mu mateka y'Abisiraheri usanga kenshi cyane Abisiraheri bagiye basubira inyuma, bagiye bananirwa, bagiye bacika intege, aho kugumiza kubaha Uwiteka bakajya gushakisha ibindi bintu bumva gukora ibyo hari byaba bibafitiye akamaro, ariko nta na kimwe kigeze kibagira akamaro. Iyo umuntu ageze mu gitabo cya Nehemiya, kigitangira rwose mu gice cya mbere, usanga Nehemiya ngo yabonye abari bavuye i Yerusalemu, none harababaza amakuru y'abasigaye i Yerusalemu batari barajyanywe umunyago. Noneho bamubwira yuko abariyo bageze aho ngo bagakoreshwa imirimo y'uburetwa, bagatukwa, bakazaza bababazwa mu buzima bwabo, inkike z'i Yerusalemu zigasenyuka, n'amarembo yaho agahirikwa, agashya, agatwikwa. Noneho ngo Nehemiya abyumvishe arababara cyane, yumva agahinda karamwishe mu mutima, yibuka cyangwa se atekereza icyatumye ibyo byose biba ku Yerusalemu. Yari agifite ibyiringiro yuko nubwo bari bahari haratewe hagafatwa bakajyanwaho iminyago, afite ibyiringiro yuko abantu b'Uwiteka nibaguma kuba imbere y'Imana, Imana izabatabara maze ubundi bakongera bakabona amahoro. Noneho ahubwo inkuru yari yiteze kuza kumva basanga ntago ariyo ahubwo bamuhaye, bati ahubwo abantu bariyo birwa batukwa, babaye iciro ry'imigani, babaye igitutsi mu mahanga, abanyamahanga birwa bakoresha imirimo y'uburetwa, ntawe ukibasha kugira ijambo mu bwoko bw'Imana. Yerusalemu barayisenye, inzu y'Uwiteka yarasenywe, urusengero rw'Uwiteka rwarasenywe, ndetse n'umudugudu cyangwa se umurwa n'amarembo yaho yaratwitswe. Bivuze ngo ibyo byose byaturutse ku ntege nke z'abantu. Bene data, kugeza naho inkike cyangwa se amarembo y'umuntu agera asenywa, inkike ziwe zigasenyuka, nta kintu na kimwe abagisigaranye yakiringira, nta butabazi na butoya abagisigaranye bwo kuvuga ati nabura nabona ikindengera mu buzima bwanjye. Ibi byatumye Yeremiya, iyo umuntu asomye hano mu gice cya mbere kuva ku murongo wa 4 ukageza ku murongo wa 11, usanga yarasenganye umubabaro ukomeye cyane, asenga Imana ayisaba imbabazi, yibuka yuko ibyo byose byaturutse ku ntege nke zabo, byaturutse ku ntege nke z'ubwoko bw'Imana, byaturutse ku baragumije gucika intege. Ibi bigaragara nk'ibyabaye n'ubundi mu bacamanza, ku gihe cy'umucamanza Ehudi nyuma yuko yaramaze gupfa, ngo twari tumaze kubibona mu bacamanza ibice 4, ngo Abisiraheri barongera basubira inyuma, basora mu byangwa n'Uwiteka, bajya gukora ibyangwa n'Uwiteka. Naha rero Nehemiya yahise agomeza kuvuga ati nubwo Imana yaduteje abanyamahanga bakaza kudutwara, bakaza kutunyaga, bagasenya Yerusalemu, bakatujyanaho iminyago, nkaba n'ubundi mba mu bunyage, ni nako byagumije kugenda. Nasize mfite ibyiringiro yuko bizagenda neza, ariko n'uyu munsi niko bikimeze. Noneho atakambira Imana afite umubabaro mwinshi cyane, aravuga ati uri Imana ikiranuka, uri Imana yera, twebwe turi abanyabyaha, ni twe twabyiteye, ariko iyo abantu bawe bakugarukiye, warabivuze uhereye kera kose, iyo abantu bawe bakugarukiye ubagirira imbabazi ukabibuka,
iyo urebye mu gice cya mbere umurongo wa 8 naho avuga ati ndakwinginze ibuka ijambo wategetse umugaragu wawe Mose ati nimucumura nzabatataniriza mu mahanga kandi uteriko nimungarukira mukitondera amategeko yanjye mukayasohoza nubwo abirukanywe banyu bazaba ku mpera y'isi nzabakurayo mbateranye mbazanaho nitoranyirije nkahatuza izina ryanjye. Uyu ni umurongo wa 9 bivugaga gutyo. Uwa 8 n'uwa 9 twasomaga hano muri Nehemiya igice cya mbere. Nehemiya yararimo aributsa Imana ati ibyo wavuganye n'umugaragu wawe Mose rwose isezerano warisohoje. Iyo turebye mu gutegeka kwa kabiri ibice 28 turabibona rwose ko Imana yavuze ngo icyambere tubanza kubona imigisha, ariko nyuma y'imigisha Imana ikavuga ati nimwanga kumvira amategeko yanjye mukagoma imivumo izabazaho, nzategeka amahanga abakikije azabatware abanyage azahora birukankana nta mahoro muzabona n'inzara izabatera mu gihugu cyanyu. Nehemiya rero nibyo yarimo aributsa Imana hano ku murongo wa 8 ati ibyo wategetse umugaragu wawe Mose ati nimucumura nzabatatanyiza mu mahanga. Ageze ku murongo wa 9 aravuga ati ariko kandi uti nimungarukira mukitondera amategeko yanjye mukayasohoza nubwo abirukanywe banyu bazaba ku mpera y'isi nzabakurayo mbateranye mbazanaho nitoranyirije nkahatuza izina ryanjye. Aha Nehemiya yarimo avuga ati urabizi neza ko wavuze ko izina ryawe rizabaho ubwoko bwawe buzaza bugusengera mu rusengero rw'i Yerusalemu, aho ubwoko bwawe buzaza bugushakira. Wivugiye yuko uzongera ukagarura niyo baba barageze ku mpera z'isi ukabagarura bakaza kongera kukuramya, bakaza kongera kuguhimbaza, bakaza kongera kugutambira, aho witoranyirije ko ubwoko bwawe buzaza buza kugutambira, izina ryawe rizaza rishyirwa hejuru. Nehemiya rero arimo arabibwira Imana, wumvaga koko yarababaye, ariko arimo aravuga ati ibyago koko warabivuze yuko bizatuzaho nitutakumvira, ariko nanone nyuma yuko tutakumviye wanavuze yuko nitwongera kugaruka, nitwongera guhindukira, nitwongera kwitondera amategeko yawe uzatugirira imbabazi aho tuzaba turi hose. Ibyago tuzaba twaragize byose, amakuba tuzaba twarahuye nabyo byose, inzara izaba yaratwishe, mbese aho tuzaba twarageze kure habi, abazaba baturenganya abo bose ibyo byose uzabidukiza. Nehemiya we bigaragara yuko yarababajwe n'ibyabaye i Yerusalemu, agahinda kari kenshi kuko birumvikana. Aha rero mu bacamanza aho twabonye ko ngo Ehudi amaze gupfa ngo Abisiraheri bageze aho bava ku Uwiteka, bageze aho basubira inyuma rwose barananirwa. Noneho ngo Uwiteka abateza Yabini, abategeka imyaka 20 yose ngo abagirira nabi cyane, yabagiriraga nabi cyane rwose. Yabini n'umugaba w'ingabo ze Sisera nta mbabazi bari bafitiye ubwoko bwa Isiraheli, babagiriye nabi cyane. Ibi byaturukaga ku byaha byabo, byaturukaga kutumvira Uwiteka, byaturukaga kutitondera amategeko y'Uwiteka. Ijambo turi kuganira avuga ngo wisubira mu byaha kuko biteza kugirirwa nabi. Ehudi amaze gupfa Abisiraheri basubiye mu byangwa n'Uwiteka, maze abateza Yabini ngo abakorera ibintu bibi cyane bimara imyaka 20. Iyo umuntu atekereje imyaka 20 yumva atari ikintu cyoroshye. Iyo umwana ubona kivuka kugeza izajye kugeza ku myaka 20 ubona ari igihe kinini cyane. Kureba rero umuntu wamaze imyaka 20 agirirwa nabi cyane nk'uko iri jambo twaribonye ritubwira kuri mu bacamanza ibice 4 umurongo wa 3 ati yamaze imyaka 20 abagirira nabi cyane. Umuntu ahita yibaza iki gihe koko umuntu wabasha kukihanganira n'indi se aba bantu bari baracumuye ku Uwiteka bingana gute kugeza ubwo yemera ko bamara imyaka 20 yose, imyaka 20 bagirirwa nabi, atari na nabi by'uburyo bworoshye. None nk'ijambo rya bitubwiye ngo ni nabi cyane. Rero bene data, gusubira mu byaha ni ikintu kibi. Ehudi akiriye umucamanza w'Abisiraheli bubahaga Uwiteka, bumviraga Uwiteka, baritandukanyije n'ikibi. Amategeko y'Uwiteka barayumviraga, bituma Uwiteka abatabara akoresha Ehudi, bararwana baranesha, babona amahoro mu gihugu. Ariko nyuma yuko atanze avuye mu buzima basubira inyuma. Nawe ndakwinginga uko byaba biri kose, icyo washakaga imbere y'Uwiteka nubona ukigezeho, amahoro washakaga ku Uwiteka nubona uyabonye, umutuzo washakaga ku Uwiteka nubona ugezeho, ibyishimo washakaga mu buzima bwawe nubona ubigezeho kubwo kubaho Uwiteka no kwitondera amategeko ye, inzara wahungaga mu buzima bwawe, ibyago wahungaga mu buzima bwawe, urubanza waburanaga ukabona biragukomera, ukabona
ntuzarutsinda, ariko ukavuga ati reka nisunge Uwiteka, nubaha amategeko ye, reka mutambire uko nshoboye kose ndebe ko yangirira neza nkabasha kuzatsindira urubanza. Intambara warwanaga nazo mu buzima bwawe ukabona bitari byoroshye, ariko ukavuga ati nimpanga amaso Uwiteka yatanze amasezerano yuko abamushaka bose bazamubona, nanyi wabona amaze kukugira neza, ubutabazi bwe bukugezeho, ineza yimaze kukugeraho, ntuzibagirwa ngo wumve ko hari igihe uzagiramo cyo gucika intege. Mwene data, turi kuganira ku ijambo rivuga ngo wisubira mu byaha kuko biteza kugirirwa nabi. Niwongera gusubira inyuma ukongera ugasubira mu byaha ukareka amategeko y'Uwiteka, uzagirirwa nabi bigere naho wumva utakibashije kubyihanganira. Ibi ngibi byatumye Nehemiya ubwo yamaze kubabazwa n'iby'i Yerusalemu, amaze gutakambira Uwiteka yivuga ati ibyaha rwose nitwe twabikoze, ariko wibuke isezerano wajyanye n'umugaragu wawe Mose maze udutabare. Imana iramwemerera, iramushoboza, ayisaba yuko yagirira umugisha ku mwami akamwohereza i Yerusalemu, akamuha n'ibyo azajya gukoresha, akajya kongera gusana inkike z'i Yerusalemu, kongera gusana imiryango yaho, akongera agasubiza nabura izina ry'Uwiteka muri Yerusalemu ntiryongere gutukwa mu mahanga, igitutsi kigakurwa mu bwoko bw'Uwiteka. Imana irabimwemerera arabikora, nubwo mu kubishyira mu bikorwa bitari byoroshye. Ba Tobiya, ba Sanibalati na ba Geshemu bamurwanyije, abandi bazanye amacakubiri, ariko Imana yagumije kubana nabo. Noneho Nehemiya aravuga ati ibi bintu byose byaturutse kuko tutaciye bugufi imbere y'Imana nk'uko ibishaka. Ibi bintu byose byaturutse kuko tutabashe kubaha Uwiteka nk'uko Imana yabishakaga, bituma tugira ibyago twahuye nabyo turabyibuka. None twari tumaze kubaka, twari tumaze kongera kubona Uwiteka duhaye umugisha, Yerusalemu yongeye gusanwa, inkike zongeye kubakwa nubwo zari zarahiye. Noneho mu bice 9 ageze ku murongo wa 33, mu bice 9 niyo yabwiye ubwoko bwa Isiraheli ati nimuze noneho tujye imbere y'Imana tuyinginga, tuyisaba imbabazi y'ibyaha twakoze, noneho izina ryayo ritazongera kuba igitutsi mu mahanga, ubwoko bwayo butazongera kuba igitutsi, tutazongera kubona dusubira Uwiteka yongera kuduteza ibyago nk'ibyo yagennye, kuko n'ubundi n'ibyo yibwiriye Mose ati nimutanyumvira rwose nzabatatanya rwose, ibyago nzabibateza, nzemera ko babarwanya bazabarwanya bakabanesha. Nawe birashoboka ko waba ubona hari ibyo uri kurwana nabyo ukaneshwa, ariko ubanze wongere usubiremo nk'uko Nehemiya hano yabwiye ubwoko bwa Isiraheli ngo nimuze tujye imbere y'Imana tuyitakambire, duce bugufi, tuyinginga, tuyisabe imbabazi, tuyinginga ntibizongere kutubaho. Ibi byago n'aya makuba twahuye nayo yatumye Yerusalemu isenywa, inkike zigakurwaho zigasenywa, imiryango igatwikwa, ntibizongere kutubaho. Igitutsi buri wese atunyura dutuka ati dore babandi birataga ngo bafite Imana ishobora byose, bafite Imana ihambaye, twiyubakiye Yerusalemu ntawe ubasha kutugira ngo turwanye, none babaye igitutsi mu mahanga, ibintu ntibizongere kudusubiraho. Nawe ndakwinginze ngo uyu mwanya wongere ujye imbere y'Imana uyitakambire, uce bugufi, uyibwira ati byose byabayeho kubw'intege nke zanjye, byabayeho kubw'uko ntumviye amategeko yawe, byabayeho kubw'uko ntaciye bugufi uko bikwiriye, none umbabarire kukugira neza nk'uko wabisezeranyije Mose, nk'uko wabivugiye mu mugaragu wawe Mose rwose. Urambwira ati nitwongera kukugarukira tukitondera amategeko yawe, nuzaba ari ku mpera y'isi uzaba waradutatanyirije, tuwo ngo umugarura aho witoranyirije ko izina ryawe rihabwa icyubahiro, rihererwa icyubahiro. Iyi rero Nehemiya ageze ku murongo wa 33, ibice 9, ari mu Abisiraheri barimo baratura ibyaha byabo, barimo baraca bugufi imbere y'Imana. Niho yongeye kwibutsa Imana avuga ati ariko mu byatubagaho byose wowe warakiranukaga kuko wakoraga ibitunganye, ariko twebwe tugakora ibibi. Kandi n'abami bacu n'abatware bacu n'abatambyi bacu n'abasogokuruza ntibitondeye amategeko yawe, kandi ntibumvaga ibyo wategetse n'ibyo wabahamirije. Bari mu bwami bwabo bakabona kugira neza kwawe kwinshi, bakaba mu gihugu kigari cyera cyane wabihereye, ntibagukoreraga kandi ntibarekaga imirimo yabo mibi. None dore turabaretwa n'igihugu wahaye basogokuruza ngo batungwe n'imbuto n'ibindi bintu byiza byo muri cyo tugihatswemo, kandi icyo gihugu gihesha inyungu abami washyiriyeho kudutegeka tuzira ibicumuro byacu, ndetse bafite n'ubutware ku mibiri yacu no ku matungo yacu uko bashaka. None dufite umubabaro cyane. Hano Nehemiya yarimo arabwira Imana intege nke zabo
nk'ubwoko bwa Isiraheri, ayibwira ati ibyo twebwe twakoze byose, ibyo basogokuruza bakoze byose, ibyo abami bacu bakoze byose, ibyo abatware bakoze byose, wowe warakiranukaga, nta na rimwe isezerano ryawe wigeze uryica, nta na rimwe icyo wavuze wanze kugisohoza, uguhanze amaso ngo wange kumutabara. Ati none nyuma yuko twagiye mu ntege nke, nyuma yuko abami bacu banze kukumvira, nyuma yuko abatware bacu banze kukumvira, nyuma yuko ubwoko bwawe bwanze kukuyoboka, bwanze kwitondera amategeko yawe, nyuma yuko n'abatambyi nabo ubwabo bavuye mu nzu yawe, bavuye mu mirimo yawe, bakanga kukumvira, ati byatumye utegeka n'abaza kudutwara no mu gihugu wabahaye, za mbuto nziza, bya byiza byinshi wari waravuze ko bazabona, none ibyo ngibyo ntabyo tukibasha kubona. Wategetse amahanga aza kudutegekera muri iki gihugu, none banadufiteho n'ubutware. Ntago byagarukiye aho, badufiteho n'ubutware, baje kudutegekera iwacu mu gihugu wari waraduhaye cy'amata n'ubuki, icyo wari warasezeranye kuko ukiranuka rwose warabisoje, isezerano wararisoje, atariko abo wohereje kugira ngo baze kudutegekamo badufiteho n'ubutware, ndetse no ku mibiri yacu badukoresha uko bashaka. Ibi ni ibintu bibabaje cyane, kugiraho umuntu n'umubiri we awibuka akavuga ati n'umubiri wanjye wageze aho ubabazwa n'abaje kuntegeka, kugera naho imyuka mibi iza kugukiniraho n'umubiri wawe ikaza kuyikoresha ibyo yishakiye. Nehemiya rero hano yarababajwe n'ibyaha by'ubwoko bwa Isiraheri. Nawe ndagira ngo nkwinginge wongere wisubireho urebe icyo Imana irimo irakubwira uyu mwanya wa none, ibyaje kugutegeka, iby'Imana yemeye ko bikugeraho, iby'Imana yemeye yuko bigusohoraho bitewe no kutumviye amategeko ye, wongere ujye imbere y'Imana uyisaba imbabazi, nk'uko Nehemiya yavuga ati nitwe twacumuye ariko wowe uherekera kose warakiranukaga, amategeko yawe, amasezerano yawe, amateka yawe byo ntibyigeze bihinduka, ahubwo twebwe nitwe twanze kukumvira, nitwe twanze gutungana, yaba ari twebwe n'abasogokuruza n'abatware n'abami bacu ndetse n'abatambyiye, abo bose nibo bananiwe kukumvira. Ati none dore ne cya gihugu cyiza wari warabahaye, ubabwira ati bazarya imbuto zacyo, bazarya ibyiza byo muri cyo, amahoro bazayabonera muri cyo, bazakikuramizamo, bazakiguhimbarizamo. Ati ibyo ngibyo byararangiye, abaje kudutegekamo nabo badufiteho n'ubutware. Ati byageze naho no ku matungo yacu nayo bayafiteho ubutware, bayakoresha ibyo bashaka. Ati none turababaye, dufite umubabaro. Mwene data nawe ndagira ngo nkwinginge, kubabara byo birumvikana, ntago wabura kubabara, ariko wongere ugarukira Imana uyibwire ati umubabaro ndawufite rwose, namaze kubona yuko ari njye wacitse intege, ari njye wasubiye inyuma, ari njye wanze kukumvira, none ndakwinginze umbabarire, unyibuke, wibuke isezerano ryawe wagiranye n'umugaragu wawe Mose ubwo wamuhaga amategeko, maze natwe utubabarire, umbabarire mu ntege nke zanjye, umbabarire mu gusubira inyuma kwanjye, umbabarire mu nzira zidatunganye nagenzemo, maze wongere unyakire, usohoze isezerano ryawe, ungarure nanjye mu gihugu cyaho nzaza nkuramiriza, mu gihugu cyaho izina ryawe rishyirwa hejuru. Nanjye niho nifuza kuba, niho nifuza kongera kuza kugutaramira, niho nifuza kubona bya byiza wasezeranyije yo kuzaha ubwoko bwawe, kugira ngo nanjye njye mbasha kukuramya iteka ryose, njye mbasha kugushima iteka ryose, nk'uko umugaragu w'Imana Dawidi yavugaga ati mu nzu yawe ni heza rwose, uwahageze aranezerwa, kandi abahaba nibo babasha kugushima iteka ryose. Abari ahandi ntibabasha kugushima, abari mu bindi ntibabasha kugushima, ariko abari mu nzu yawe, abari hahandi babasha kukuramiriza, abari hahandi izina ryawe ribasha gushyirirwa hejuru, hari hahandi abagushima, abakuvuga ubasha kubumva, abo ngabo nibo babasha kugushima iteka ryose. Dawidi akumva nawe anejejwe no kuba aho yazaza ahora ashima Imana. Nawe ndakwinginze ngo wongere ugarukire Imana, wongere uyinginge uyibwire ati nyemerera unsubize muri bwa bwiza wavuze, muri ya masezerano watanze, kabakugarukiye ubatabara, ukababarira ibyaha n'ibicumuro byabo, ukababarira intege nke zabo, ukabasubiza muri bya byiza wasezeranyije. Nanjye ndakwingiza ubisubizemo, kuko Imana nziza, Imana yacu irumva kandi izabigusubizamo, izabigutabariramo. Imana rero nibaho umugisha. Reka dusoreze ahangaha. Ni ijambo ry'Imana twaganiragaho rivuga ngo wisubira mu byaha kuko biteza kugirirwa nabi, umwanzi Satani ntazongere kukubona ngo yongere agukoresha ibyo ashaka. Imana izemera nutumva ko abaza kugutegeka mu byo urimo bazaza, ariko nugarukira Imana, nuyigarukira rwose izakwakira kandi izongera isubizeho amasezerano yayo nk'uko yaguhaye, nta na rimwe rivuyeho. Imana rero ibaho umugisha. Mwumvire icyo umwuka w'Imana ababwira muri iri jambo. Data, turagushimiye kukugira neza, imbabazi zawe nizikomeze kubana natwe.
umwuka wawe wera narusheho kutwigisha iri jambo ryawe, arusheho kuvugana natwe tuguteze amatwi, arusheho kuryagura mu mibereho yacu, uguteze amatwi wese abashe no kuri data kukumvira. Birakwiriye yuko tuva mu bidatunganye, ahubwo tugaharanira ko igihe cyose tugendera mu mategeko yawe tukakumvira. Ugwize urukundo rwawe muri twebwe, kuko nirwo ruzadushoboza gusohoza n'andi mategeko yose. Urufite ntacyo abasha gukena, nta n'icyo abasha kwifuza. Rero twemerere buri umwe wese uwumvishira ijambo ryawe, urukundo rwawe rugure muri we, maze ni kuri data umwuka wawe abashe kumukoresha, amenye icyo umushakaho n'icyatumye umuhamagara kugutega amatwi. Izina ryawe nirikirwe hejuru none n'iteka ryose, kuko ari wowe utunganye kandi ushobora byose. Tubigushimiye kubyumvije kandi kubikoze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, none n'iteka ryose. Urakoze data, amen.